mu gihe cyawe dore uratoranyijwe, hagarara ushikame. Wikwisanisha n'ibitakureba, wikwisanisha n'ibibi, wikwisanisha n'ibikwangiza, wikwirukira urugomo, wikwirukira amabi, kuko utoranyirijwe guhagarara mu cyiza, guhagararira ukuri, kurwanira mbese ibintu byiza. Wijandajanda cyangwa ngo wijandike mu by'isi bibi, kuko Imana ikuremeye kuba ambasaderi y'ijoro. Ibintu byose ubona, ibintu uri kubona byose biri kwangirika, dore Imana ikuremeye kugira ngo uhagarare ushikamye, maze ubashe kubikemura. Nyine dore nawe uratoranyijwe kuba Imana ikubeshejeho, kuba Imana itumye uriho, dore ni wowe itoranyije, urahamagawe, hagarara kigabo. Uri umuntu wa nyawe rwose, ni wowe wa nyawe Imana yabonye ko ukwiye kubaho muri iki gihe, ni wowe yabonye ukwiriye wo kuba ufite ubushobozi bwo guhangana n'imibereho ya none, ni wowe kandi yabonye ukwiriye kuba uriho mu gihe kimeze nk'iki ngiki, bityo rero uri umunyembaraga. Kuba uriho yabonye ko hari byinshi ugomba kuba ukwiye gukemura mu gihe nk'iki ngiki, mbese yakuremeye kuba uw'umumaro, yakuremeye kugira agaciro mu maso yayo mu gihe nk'iki ngiki. Nuvuka ugasanga hari ibintu bitagenda neza, cyangwa se aho uri nusanga hari ibintu bihari bitari kugenda neza, uzamenye ko ari wowe Imana itoranyije kugira ngo ubashe kuba wabikemura cyangwa se waba igisubizo kuri byo. Mbese ni wowe Imana iba itoranyije kugira ngo ugire icyo uhindura kuri ibyo bintu biba bitagenda neza. Nuvukira mu muryango ugasanga harimo amakimbirane, uzamenye ko ari wowe Imana itoranyije kugira ngo uyahoshe. Nusanga muri uwo muryango harimo ubukene, uzamenye ko ari wowe Imana itoranyije kugira ngo ubakize. Kandi ahantu hose uzaba uri, ikibazo cyose uzamenya gihari, uzamenye ko ari wowe itoranyije kugira ngo ugikemure. Rero impamvu buriya ushobora kubona ibintu ukabirebera ukabona ntacyo wabikoraho, ni uko Satani aba ari kukuremamo intege nke, ariko buriya uba utoranyijwe kugira ngo ugire icyo ukora cyangwa ugire icyo uhamarira. Nusanga ku bintu biriho cyangwa mu bintu biri kwangirika nta kintu uri kugiramo uruhare, kandi ibyo bintu wagize uruhare rwo kubimenya, uzamenye ko ubaye ikigwari. Uzaba ubaye ikigwari, kuko kuba Imana byonyine hari igitumye umenya kuri ibyo ngibyo byose biba. Uzamenye ko ibigutoranyirije kugira ngo ubikemure cyangwa se ugabanye. Ni ukuvuga ngo yakuremye ukwawe, yakuremanye ubushobozi, yakuremanye ubuhanga, yakuremanye ubwenge n'imbaraga, ndetse igutoranyiriza kubaho muri iki gihe. Ndagira ngo ukurikire wumve ukuntu ugomba kubaho uri umunyamumaro, kandi ukagomba kubaho ufite icyo ugomba kumara. Hari abantu bagiye bavuka ugasanga bavukiye mu miryango ifite amakimbirane, ariko kuba wowe uvutse uri umwana muri uwo muryango, Imana igutoranyirije kuyahosha. Ni ukuvuga rero, nusanga hari abantu bubakiye ku mfatiro zidafatika, ndakwinginze wowe senya maze wubakire ku kuri. Wubakire ku bintu nyine bizafatika, kuko nkubwije ukuri ko wowe ubwawe nibona ntacyo umaze cyangwa ikabona ntacyo ukoze, ejo hazaza hari abandi izatoranya bazaza bagasenya ibyo wubakiyeho kandi bagahera kuri zero,
kandi nyamara bari kuzaza bagakomereza ku by'ukuri waba warubatse, ariko nunanirwa gukora ibyo Imana igutoranyirije, ejo izatoranya abandi. Ukwiye gutekereza rero rimwe ndetse ugatekereza kabiri. Ese ibi bintu ndimo ni ibintu bya nyabyo koko? Ese ibyo nkora nibyo Imana yanoranyirije koko? Ese mu gihe cya none ndi kugira umumaro? Erega tugomba kumenya aha turi tuhari, ejo harahoze abandi, kandi kuba tuhari ni ukuvuga ngo tuhari mu gihe cyacu, kandi nabwo ejo hazaza abandi. Ukwiye kwibaza se ni iki kuba mari, njye nzasiga iki musozi, abazaza hanyuma yanjye bazubakira kuki? Mbese ifondasiyo ndi kubaka bazayikomerezaho cyangwa se bazasenya bubake ibindi bishya kubera ko ibyo nubatse bidafatika? Kora bikeya nyine, ariko wubake fondasiyo ku buryo uzagukomokaho azaza yubakiraho, aho kugira ngo avunike nawe atangira. Ushobora kuba nyine uturutse mu muryango ugasanga ibyo wubatse ntibifatika, ariko wikomeza kubyohereraho, wikomeza kubifatiraho. Ndakwinginze, niba umenya icyo kintu, wowe senya utangire, maze abazaza bagukomokaho bazaze bakomereza ku by'ukuri wubatse cyangwa ku rukuta rukomeye washinze. Nuko nyine niyo mpamvu Imana ibigutoranyije kugira ngo umenye ibyo bintu, maze irebe ko hari icyo ukora. Ndakurahiye ko nubwo utagira icyo ukora, ejo uzatoranya abandi kandi bazaza bakagira umumaro, kandi nawe ukwiye kugira umumaro mu gihe cya none, mu gihe uriho, mu gihe Imana igutije amahirwe, ukwiye kuba umunyamumaro rwose. Tekereza nyine wibaze, ese ibyo mba ndimo kuko ni ibintu bya nyabyo? Ese kuko ibi bintu ndimo, abana banjye, abuzukuru banjye bakomeje bakabyubakiraho, byazagira umumaro, bikagira umusaruro ufatika? Icyo kintu rwose ujye ugitekerezaho, ucyumve, ukibaze, wumve niba koko ari byo, ko icyo kintu imibereho ubayemo kuko wumva uyishimiye, wumva ko umwana wawe ayibayemo, wakumva nta kibazo, wumve ko ibyo imyumvire ufite umwana wawe ayikuriyemo, abuzukuru bawe bakazayikuriramo, mbese icyo kintu cyagirira umumaro sosiyete urimo, ku buryo n'abazaza hanyuma bazabikomerezaho, nyine ukumva ko ari ibintu byubaka. Hari abantu benshi bagiye babaho mu gihe cyabo, kandi igihe cyabo koko kikaba kitarapfuye gusa. Bakaba barubatse ibintu bifatika, nyine abantu twese usanga turi no kubifatiraho urugero. Hari abantu bakoze ibintu bya nyabyo ku buryo Imana yabashimiye ndetse babicyitegerereza. Haba mu bwirinzi, abantu bagiye barinda ibyo kwizerwa, abantu bagiye barinda ibintu bifatika, mbese hari abantu bagiye bakora ibintu bihambaye ku buryo kugeza na n'ubu tukiri kubyubakiraho, kuko nyine bashinze igikuta gikomeye. Abantu bagiye barinda ibintu byiza, abantu bagiye bakora ibintu by'indashyikirwa, hagiye habaho kwitanga. Ndakurahiye ko iyo uri kubakira ku kuri, cyangwa iyo wubaka ku bintu bifatika, abantu baraguhinyura benshi, ndetse rimwe na rimwe hari igihe ugira n'abanzi bakakuvaho, abantu bakakureka, ariko kuko uba uzi icyo ukora kandi uzi n'icyo ugamije, ndakwinginze ntukabireke cyangwa ngo ucogozwa n'amagambo y'abantu, ahubwo jya ukomeza ujye mbere, kuko uba uzi icyo uri gukora, nyine uba uzi ko ibyo uri gukoraho ari ibyanyabyo. Ntabwo ubundi iyo uri kubaka ikintu gifatika, ikintu cyiza,
ikikubwira ko ari cyiza ni uko mbere na mbere inshuti wari ufite zimwe zigenda zikuvaho iyo hari aho mwahuriraga mu bintu by'amakosa bagasanga wahindutse, hari ahantu mwahuriraga mu bintu byo kubeshyira abantu bagasanga wahindutse. Inshuti nyine zigenda zikuvaho rimwe na rimwe, hari igihe ubona usigaye wenyine ariko nyine ugenda wakira izindi nshuti za nyazo zikwiye kandi ziri hafi yaho uri. Mujye nyine tekereza, wubake ikintu gifatika, ushike fondasiyo nyayo, ukomeze kugeza ubwo igihe cyawe kizaba icy'umumaro, abazagukomokaho bazaza bagakomerezaho, aho kugira ngo Imana izatoranye undi muntu aze agusimbure kandi ari wowe yatoranyije. Kuvuga ngo igihe cyawe ni iki rero, gikoresha igihe ibikwiye, ibiriho nyine ni wowe Imana yabonye ukwiye kubishobora, yaguhaye ubudahangarwa n'ubushobozi n'ubwirinzi ndetse n'imbaraga zo kugira ngo ukemure ibyo bintu. Mugubwe neza rero, ubu ni ubutumwa nanjye nahitaga ngo mbahe, mumenye ko mu gihe murimo muri abantu Imana yatoranyije mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo muhagarare mushikamye, mukore ibikwiriye. Hari amatiku muyahinduze ubumwe, hari ubukene muhahinduze ubukire, nta kidashoboka rwose. mugubwe neza, ndabakunda cyane, bayi, muri abantu b'agaciro, bayi.